urasakuza ibiki niko gabanya amajwi cyangwa umurangizi wa muginga ibyo ari kuvuga ntabwo uri kubyumva we umva nkubwira abantu ko mapfuko ntabwo ari busakuze mwana arongera kuzamura ijwi urwo rurimi ndarukatamo 5 urumva ndaguca ingoto urumva reba hano nta mikino ufite nyine gabanya ijwi wikomeza kuvuga we we ibyo turi kuvuga ngo kubyumva cyangwa tuvuze ngo iki tuvuze ngo funga umunwa wawe nta jwi na rimwe dushaka uri kubyumva we mwana gira vuba nta jwi na rimwe nkeneye kumva haro mavuje gira vuba gahunda yose yarangiye yes tebuka tubwire icyo gukora rero cyane bivuze ngo ntongere kuzamura ijwi uri kubyumva neza uraje mu mirimo biki Dobrze. Reba hano. Wambaye. Impamvu uri hano urayizi? Ngiye kuyimenya. Urinisha si biki? Fungwa musarani we ngo n'umuntu. Mbare nkubwira wa mugore we. Hariya ngo uri mama Tesi. Umva ijambo ngiye kukubwira kuko niryo ryanyu mugiye kumva kuri iyi si. Kuba warabyaranye n'umugabo wanjye ntabwo bivuga ko ukomeza kumwigarurira. Ngiye kukohereza ikuzimu kwa Nyamuzinda uzagende usuhuza abapfuye mbere yawe. Nyuma yo kugerayo nzakoherereza umwana wawe. Arimo arica amahirwe y'abana banjye. Arimo arivanga mu buzima bwanjye. Umugabo wanjye nindakorwaho. Sinibaza impamvu wamwigaruriye. Ibi nabikubujije kuva kera. Urangurananira ngo niyo wabyaye umukobwa mukuru. Noneho wahisemo kwanga ubuzima bwawe. Ngiye kukohereza abapfuye imbere yawe. Nubasha kugaruka uzazitubwire uko ikoze umuhamya. Ziba! Tetwa! Kigori! Ziba!
si shuna yabicaye Mm. none se gute wansize mu buriri ukaza kwicara hano siko nkangutse nkabura umuntu Ay gabe nabonaga ndi bukurogoye mu bitotsi byawe ndavuga ati wenda ntabwo uri supposed kwisiga ryari ugomba kumfumbata mpaka none ngeze ko ufite amahane ndafite nyine noneho nanakurakariye ndakariye se gute ushizeho amaguru n'aya maguru yawe aremereye uzi ko wagira ngo ni intuzi wajya harimo inzuma umaze iminsi witwara nabi kandi umenye ko harabura igihe gito nkisubira ipahe rwose ntabwo nzagaruka kuki akanyasura amazi ntabwo mpaze wowe mpaze ibintu ukora pe uzi ko kuva naza mpora mbona utuntu dushyashya mu buzima bwawe ntarinzi tudasobanutse sinzi amatelefone akazi bimeze bite aso baby nawe c'est toi ou quelqu'un d'autre buri gihe mabonye ibintu bishyashya ntazi ndatungurwa buri munsi nawe ngaruke ku makoro wakira se kuki ntabikonta call idasanzwe njya nakira ni iyihe ibaze ko ngenda nazakira nkazitaba turi kumwe wowe ntushobora kwitaba telefone turi kumwe okay baby hakugira ngo usubire France urakaye base ngiye kwisubira tangiye mbwe mazina bro amazina yanjye ni David Hakizimana. Yes. Ariko ubundi bakunda kunyita Dave. Yego. Ikindi ndakeka atari ntabwo ari ubwa mbere ngeze hano. Yego. Hari undi muntu nawe wari wampamagaye. Yes. Ko tuganire bisanzwe. N'ubu ngubu uramwamagaye ngira ngo niwe n'ubundi umpamagaye. Okay. Ingero gutumije uyu munsi. Reka nanjye nkwibwire. Muze nanjye nitwa Shema Serge. Okay. Nkurikiranye cyangwa se ndi mu kirego cyawe. Ikirego cyanjye. Yego. Ako ntabwo ndi kubisobanukirwa. Sinzi niba ndimo ndaregwa nande, sinzi ahari sinzi niba muri bunsobanurire kugira ngo nsobanukirwe ko sinzi niba hari umuntu waba warandeze. Oya no, ikirego ndimo cy'umukobwa wahoze bita Megan. Okay. Yeah. Haraho sinaba nkuriye nacyo ngewe ndawo. Nisheri wanjye natwe twambyumvisha ko yabuze gutyo nayo maze iminsi. No, please Dave. Ntumbeshye. Ndaguhamagaye nzi ko ufite amakuru yose. Ntumbeshye, please. Ariko njye ntabwo nigeze menya ku buryo yabuzemo nanjye kuko twabyumvishe gutyo n'abandi b'abanyeshuri twiganaga twumva ngo yabuze ngiye iwabo barambwira ngo bamaze iminsi batamubona nta yandi makuru mfite aho agiye kure pe. Okay, byahereye he kugira ngo abure? Manzi ninywera amazi kwanza. Ashe urazi kubera hanze mwamenyereye kuba mwenyine ibintu mubyikorana kuba twenyine nta muntu n'umwe ubaho wenyine muri ino si ahubwo wowe ubikora mu nzira nyinshi zidasobanutse. That's why mfite abantu bampamagara bisanzwe nese telefone mazi kibere wowe nta nshuti ugira mu kazi abantu baguhamagara ariko bakubwira ibintu bitari normal. Okay basi twabiganiraho neza ibyo nkosora nkabikosora buri gihe usiko warumbwira gutyo ariko wowe se n'ukuri innocent tu sais contrôler umujinya wanjye ugahita ubiyoyora bikarangira utamaye ibisubizo bifatika. ese ubwo byo Jane assez ko biba bibaye tutarashakana niyo mpamvu nkubwira ko ntazagaruka tubihagarike bikire mu nzira nziza. No baby I love you urabizi kandi ntacyo nakora kugira wishime manombe koko sinkikumenya sinzi ngo ndi kumwe nande buri munsi buri umuntu mushyashya urabizi. ashobora giweka kugora ibaze ko I'm pretty sure ko n'ubu wabyutse uje hano hanze usiga mu buriri ndyamye hari ibindi bintu. Nise hari umukobwa unsagaye nawe telefone ntayo wari uri yinsakure ntayo mfite nayisize mu buriri. Sewe waje kwicara mu cyumba ko mbona wagiye kuri telefone gusa ntabwo nyitayo. Usoma kinzi ibintu bakina kwereka. Kuzi igihe wahereye muri telefone uri mu biki wajya ngo
egera hano nkwereke, egera hano. Ariko ngusabye kutayagara. Oya kandi ugiye kunyidagazwa n'iki se ari benzi ugiye kunyereka. Ibise Pasi, uyu si mama wa Sandra ndimo ndabona muri no video. Yego nyine. Ndabona ko Pasi womaye no telefone isobanura ibintu uri kunyereka ndi kubona mama wa Sandra. Bite? Urabona ko n'uyu ni mama wa Sandra. Uyu akaba mama wawe. Njye mama wanjye yarapfuye. Niwe uyu nguyu rero uri kubona. Oya no, mama wanjye yarapfuye. Ubundi se ni katurebe. Gute se ubundi yaba ari mama wanjye akaba ari kumwe na mama wa Sandra kandi mbona mama wa Jesus. Afite uwo yitaga mama we, yaje gusanga atari mama we. Ibyo byose yarabimbwiye, ni ibintu yahoraga aganiriza abantu ku ishuri, ubona nyine ko afite ikibazo yigunze, ko ngiye ndi umuntu ari head boy w'ikigo. Byabaye ngombwa ko mwaproachinga kugira ngo umenye ikibazo afite. Nibwo yaje kumbwira ko yavumbuye ko mama we, uwo yitaga mama we, yaje kumenya ko atari we umubyara. Ndakeka rero wenda niho ikibazo cyagiye gituruka ko bamufataga nabi. Ako ngiye nta yandi makuru mfite pe. Kuri we nawe mumanye igihe kingana iki? Urumva baje ku kigo turimo n'ubundi tumeze nko turimo gusoza. Yes. Ngiye rero nta gihe kinini twari tumaranye, twari hashize nk'amezi nk'abiri cyangwa kumwe n'igice hagati aho. Amafaranga byagarukiye. Yego. None se nyuma kwiga mwahuye kangahe? Nyuma yo kwiga ni nk'inshuro nk'ebyiri. Kuko inshuro ya gatatu twari dufitanye gahunda, nibwo nagiye iwabo nsanga ngo bamubuze, ko nari maze umwanya nanjye muhamagara kuri telefone ntamubona. Telefone yitari. Kubera iki hari mu nzu hari icyumba mpora mbona mufunze kibamo iki? Icyo cyumba twakijemo nyir'inzu atubwira yuko urufunguzo rwawe yarutaye hari hafunze. Rero guhinduza serire n'undi ntacyo bimaze. Serire se akomana yanjye nje mbaba ngiye uyu mugabo sindi no kukumenya. Bebe uri mami na inzu. Serire kuyikoresha. Oye urandakaza ngiye jane ase. Serire igura amafaranga angahe ku buryo mutari kuyica mugakoresha iyanyu mufite ifunguzo. Ese bebe wagize abashyitsi babura aho barara. Buri gihe uzi ko buri kumva ibisubizo nk'iby'abana. Uvuze? Tu crois que c'est normal ça? Jesus. Uyu si mama wa Sandra? Yego niwe. Reba neza. None se ni umwicanyi? Uyu mumama se bari kugirira nabi? Pasi. Mama wa Sandra ni umwicanyi. Uwo mumama yari ari kumuhora iki? Iyi video nanjye ni umuntu wimaye simuzi. Sinzi ngo iturutse. Gusa ikiriho kandi nzi mfite n'amakuru nuko uyu mama mubonye bari kugira nabi niwe mama wawe. Inde? Mama wa kubyara mu nda. Ni mama wanjye umbyara. Umbyara ari kumwe na mama wa Sandra, kandi mama wa Sandra ndabona afite icyuma. Oya. Sobanurira mama wanjye gute? Mama wanjye yarapfuye. Nanjye ni umuntu uyimaye imeze itya. Gusa mama we nari nsanzwe muzi. Niwe wibona bari kugira nabi bari gutera ibyuma rero. Mama wanjye. Yego. Niyo mpamvu rero ndi kugira ngo oya tubanze dutuze dutekereze neza kuri kino kintu. Mama ari kumwe na mama wa Sandra, kandi abona mama wa Sandra arimo arahemukira mama wanjye. Bihuriye hehe ni? Muri kano nta kintu mfite cyo kugusobanura kindi kirenze kuri ibi ngibi. Mama. Nanjye sinzi icyo ngiye mama wanjye. Mbiri gutera umutima mubi. Mama wanjye. Gusa icyo nuko mama wanjye na mama Sandra. Nubwi mama Sandra. Mama Sandra niwe wahemukiye mama wanjye. Nyereka. Mama Sandra. Burya dukorana kugira abantu inama
kuko birafasha bira mu buzima. Gukunda ntabwo ari bibi, gukunda ni byiza, ariko ukamenya uwo ukunze uwo ari we n'igihe cyo gukunda icyo ari cyo. Yego. Ugize neza ko mu makuru, ariko ntibigeze bisanzura cyane nk'uko nabitekerezaga. Mu by'ukuri nimba hari amakuru wenda usigaranye hano ukaba uyampishe, yaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nta makuru naguhisherega nanjye kuba yaboneka byaba ari nk'amahirwe kuri njye, kuko nawe wa mugani nk'uko wimbwiye uri umuntu kumva ngo umuntu mukundana yabuze, ntago nahisha amakuru nkaho nanjye nishimiye kubura kwiwe. Yes. Nanjye byakabaye byiza aramutse abonetse nkanamenya ko ari amahoro ndetse ari na muzima, ko n'ubu ngubu kubera ko nta makuru dufite ntitunazi ko ari muzima. Yes. Nanjye rero ndahangayitse nk'umuntu nakundaga. Birumvikana n'ibyo. Birababaza iyo uzi umuntu ukunda, cyangwa se usibye nawe gusa bariho n'umuryango wawe, nabyo ni ikibazo cyakiremereye cyane. So rero nimba ari amakuru menshi wenda nyuma y'ibi ngibi ikiganiro tugiranye nkaza kuyamenya, byaza kuba bibi kurushaho. Nayo pe. Kongogo cyacu kirimo kugikurikirana, kuzakubwira bizavamo. Murakoze cyane. Tuzanagize neza. Mfite uburenganzira bwo kuba kuri hano ariko. Cyangwa nshiriho n'ukundi. Noneho ko nahita ngushyiraho nambaye n'inkweto. Nakubwiye nyirinzu nta rufunguzo rwawe yaduhaye. Iyi nzu bimazemo igihe kingana Okay, basi ndavugisha nyirinzu akoresha serire yiwe. Nturi cyaha cyo muri mugikeneye. Ntago figure toi ko ntago nkwizeye. Ndumva hari ikindi kintu kirimo. Erega amajije kukumenya sho. Usko ufite ukuntu kanura gutya ino mboni yawe gahinduka icyatsi kibisi. Mbibona. Hari umuntu ugira amaso y'icyatsi. Kandi ubu nagusuka amazi. Wiki. Igiye no kunkora umuhati zose. Cyane. Nicyo kigukwiriye kuko ntabwo nabona imbaraga zigukubita wundi ukira ku gacupa mbabaje ntabwo ndibwoge. Tubireke ibya kira cyumba nimba habamo nyabingi zanyu nimba muragurizamo cyangwa mutekereramo arongera fa ahubwo mbwira wo. Uyu munsi turajya kuri shop twanyemereye ko uyu munsi turi bujye. Kuri shop. Pardon? Yawe ntabwo biko kwanyemereye ko tujye uyu munsi. Buri munsi munzanira inkuru zijye. Jesus, nyereka. Sisi ntabwo ari ngombwa kongera kubira buri kanya ariko. Ubinzane mbirebe kandi uriya ni mama wanjye. Ni mama kandi ari kumwe na mama wa Sandra kandi ndi kubibona ko ari maramuhemukira muri iyo video. Gute uri murambwira ngo ninuze. Kwete uzajya utuma ngiyikorera sinkagira ikintu zo kukubwira. Urumva iyo umva nkubwira. Ntumbwire ngo ibintu ndimo ndatekereza nibyo please. Ntumbwire ngo mama wa Sandra niwe wahemukiye mama wanjye. Ushobora kumbabarira ukama umwanya ntagira. Si wowe binyeretse, si wowe binyeretse. Ngusobanura inkomoko y'ibi byose. Ndabizi ni mama wawe ari kugira nabi. Ako gahinda uri kugira ndakumva. Sibyo? Ariko nanjye mu mwanya ngusobanura impamvu y'ibi byose. Uri ni mama wanjye unyeretse. Kandi mama wanjye ntariho. Nabizi. Disi. Baburetse. Reka nkubwira ko ngaho tuza nyine buretse. Ongera unyereke. Buretse nkubwira. Ntumbwire yuko mama Sandra ariwe wahemukiye mama wanjye. Disi. Mufanye nkubwira. Ibi bintu uko ubibonye niko nanjye mbibonye. Gusa icyo nzi nuko uyu ni mama. Nari nsanzwe mbizi ko ari mama wawe. Ibyo nari nsanzwe mbizi. Nibyo.